Amazina y'igihugu cyananira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kikananira Israel, kikananira ibihugu by'Abarabu byose harimo Dubai n'ibindi bihugu byose, ariko ibi byose kikabikora mu rwego rwo kugira ngo kibungabunge umuhora wa Hormuz, ahava miliyari z'amadolari binjiza bakuye muri peteroli bagemura mu bihugu byinshi cyane byo ku isi yose. Ariko ibyo byose bakabikora babungabunga umurwa wabo mukuru witwa Tehran, utuwe n'amamiliyari menshi y'abaturage. Ibyo ngibyo byose bakabikora bafatanyije n'umuperezida wabo Mossad, ku ngufu zikomeye no kubaka igisirikare kitajegajega, igisirikare buri muturage wese yibandaho kandi akisangamo, igisirikare gifite umutekano uhambaye wo kurinda umuturage, kuko aricyo kintu bafite cy'ibanze ndetse kiri ku isonga no kurinda ibikorwa remezo nk'umujyi wubakitse cyane ufite amazu y'amataje n'imiturirwa n'ibikorwa remezo bitandukanye. Uwo murwa ni umurwa badashobora kwirengagiza amanywa n'ijoro, bahora bahanze amaso ku rwego rwo kugira ngo uwo waba uri we wese, imbaraga waba ufite izo ari zose, bavuga yuko bazarwana intambara imwe y'impundura. Ladies and gentlemen, banyarwanda namwe kazi, nkomeje kubasuza aho muri hose, mbifuriza ikaze kuri channel yanyu Kora Rogers. Ibyegeranyo nk'ibi ngibi ni uguhozaho duhora tubibahereza. Guys, reka dukomeze twinjire mu mwandiko turebe iby'iyi nkuru mbazaniye, kandi ni ibi nkuru yakomeje gusakara mu bitangazamakuru hirya no hino ku isi, ibinyamakuru bitandukanye, Al Jazeera, France 24, ibinyamakuru byandika inkuru byo mu Barabu hirya no hino ku isi, ngira ngo mwakomeje kubibona, ariko nabibonye ndavuga ngo reka mbicemo mbicambuwe byinjiremo hose, ndebe ko nakomeza kuba twagira uko tubivugaho, tunatanga ibitekerezo, tunarebe eske ibi bintu birakwiriye. Guys, ngira ngo ibi ngibi nkuko muri kubibona ni inkuru itangaje cyane yakomeje gutangaza isi yose yahinze umushyitsi. Ni nyuma y'uko Perezida Donald Trump habayeho imishyikirano, aho bari bamaze iminsi bari Beijing kwa Hu Jintao, ariko ibyo byose nta kintu byigeze bitanga, ahubwo Donald Trump yavuze yuko intambara adakomeza kuba yaterana amagambo aninginga cyane, anagaragaza ko arimo aringinga Mossad, ubwo ni perezida wa Iran, ntabikeneye, ntanashaka no kwicuza cyangwa se no kureba uruhande rwo kuba yagana inzira yo koroherana. Guys, aba bantu, aba bazungu rwose, cyangwa se aba perezida, abo twakita abibifi binini cyane, bakomeza kuza bakora ikintu kijyanye cyitwa maskage, kugira ngo bakomeze kuba batwereka, banakora ibintu byo kugira ngo bambare isura nshya, ariko bakaba bateza ibibazo bikomeye cyane hirya no hino ku isi. Ni nyuma y'uko hari inkuru yabanje nari nabakoreye mbereka inkuru y'ukuntu Donald J. Trump yakomeje kuba yagaragaza uburyo ari kugenda amasika yerekana ko afitanye imikoranire na aliens zo mu kirere, ibyo twita ibivejuru. Ariko ibyo ngibyo byose Iran yo ntago ibitezeho amakiriro, cyangwa se itewe ubwoba nabyo, nta nubwo yo igomba kuba yajya kwavansa ngo ijya gushaka uko gutera ubwoba no gushakisha ko yakanga abaturage. Ntabwo ibyo ngibyo Iran ibikozwa na gatoya, ahubwo yo irangamijwe n'icyizere cy'urubyiruko n'abaturage n'intumbero z'ejo hazaza. Perezida w'iki gihugu ariwe Masud, afatanyije na Prime Minister wabo Ali Khamenei. Uyu nguyu ni minisitiri w'intebe uyoboye iki gihugu, by'umwihariko ubwo ngubu niwe umwungirije. Ngira ngo nyuma y'uko bamaze iminsi bari mu mishyikirano, aho bari kwa Xi Jinping, ahubwo ni mu gihugu cy'Ubushinwa, mu gihugu cy'abaturanyi cyabo, igihugu gikomeza kitigeze gitererana situation iki gihugu kirimo, ndetse cyakomeje kuba cyaharanira kuba cyabereka inzira y'amahoro. Ari nayo mpamvu ejo bundi ahangaha baherutse kuba bahurira ino weekend, ubwo muri ino weekend ishize baherutse kuba bahurira mu murwa mukuru wo mu Bushinwa, Beijing, aho bari barimo kuganira bashaka umuti w'iki kibazo. Ndetse ubwo yari inama yari yahujwemo perezida wa Amerika, Ubuhinde, ndetse n'umwami wa Katari, Emir wa Katari, ndetse na by'umwihariko n'uyu nguyu ariwe Prime Minister wa Iran. Ubwo ngubwo nibwo bari barimo barashaka umuti w'ikibazo, banagira ngo bagerageze uburyo bashakisha umuti w'ikibazo kugira ngo bakomeze kuba babona amahoro arambye muri aka karere. Hadaciye kabiri hahise hatangizwa kampeni, yahise itangizwa igitaraganya, byihuse cyane, nta kujijinganya, nta kureba hirya no hino, nta kureba hepfo na ruguru. Ako kanya ku mateleviziyo, by'umwihariko kuri televiziyo y'igihugu ya Iran, hahise hatangizwa imyiyereko, cyangwa se isomo ryahise ritangaza isi yose, aho
hahise hagaragara icyo bita live cyangwa se stream yahise igaragaza igisirikare ndetse abasirikare ba Iran barimo barigisha abaturage live direct bicaho kuri televiziyo ku buryo buri muturage waba uri umwana waba uri umujene waba uri umusaza waba uri umukambwe igitondo cyo kwa 17 ukwezi kwa gatanu habyutse hagaragara inkuru itangaje cyane aho buri muturage wese ko yafunguraga televiziyo yaba ari kuri televiziyo y'igihugu yaba ari televiziyo zigenga habyutse hagaragaraho abasirikari bari kwigisha imbunda yo mu bwoko bwa AK47 nkuko muri kubibona hano barimo barigisha uburyo ukokinga uburyo ushwanyaguza imbunda uburyo ushobora kurasa uburyo ushobora kwarumamo amasasu bibaye ngombwa. Ibyo ni ibintu inkuru zose zahise zitangira kubitangaza ibinyamakuru nka Al Jazeera, France 24 n'ibindi binyamakuru byose bikorera muri biya bihugu babyutse berekana ibyo bintu bitangaje cyane. Buri muturage hose aho ahari hose mu gihugu yari afite uburenganzira bwo kwigira isomo kandi ni ibintu bigiye gukomeza nta gushidikanya hazajya hagirwa amasaha iryo somo rikomeza kuba ryabaho. Guys, ndagira ngo mbereke yuko ibi bintu Iran yatangiye nyuma yuko bavuye Beijing bavuye mu nama yari irimo kubahuza banashakisha umuti w'iki kibazo no kunina intambara yahagarara, ariko ibingibi bigaragaye yuko nta mahoro ndetse nta no kumvikana nta bwuzuzanye bwavuye muri iyo nama. So nyuma y'ibingibi byose rero habayeho kuba batangira gahunda yo gutangira kwigisha abaturage babo uburyo bwo kwirwanaho babigisha gukoresha cyangwa se kurasisha imbunda yo mu bwoko bwa AK47 ni kuri televiziyo imbona nkubone umuturage aho kubona umusirikare. Ni ibintu nyine bitangaje cyane, ariko bari abantu bo mu Barabu bo baba babimenyereye. Ibyo ngibyo ni utuntu toto cyane kubabona ibi bintu barimo kubikora, ariko ni ibintu byatangaje isi yose. Ibinyamakuru byose birandika kubona umusirikare w'igisirikare cya leta arimo kubikora ibyo bintu. Ubona yuko ari campaign. Uyu nguyu Prime Minister aherutse kuba yabicaho amarenga avuga ati tuzagerageza ibishoboka byose kandi twizeye abaturage, dufite n'intumbero yo kugira ngo turebe yuko ibingibi byo tuzabikora tukabikora ku bwacu. Ariko guys, nawe wakibaza iki gihugu nk'iki ngiki gifite icyizere ki? Igihugu gishobora kurwana n'igihugu cyarwanya intambara zikomeye cyane, kikarwana intambara ya Hiroshima na Nagasaki, kikarwana intambara y'isi, kigakora ibitangaza bikomeye cyane. Murabizi gufata Osama bin Laden n'ibindi byihebe byose, ngira ngo ibi bihugu murabizi cyane uko byagiye bibikora. Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu gikomeye cyane utashidikanyaho, gifite gikungahaye cyane ku mato mpuzamahanga, ku mato submarine, amato akomeye, ku ntwaro zihambaye cyane, icyo bita weapons. Bafite ibintu bitandukanye cyane ku gisirikare gikomeye, kiri mu bihugu bya mbere ku isi bifite ibisirikare bikomeye. Ariko wibaza igihugu nk'iki ngiki nka Iran gishobora gufata initiative yo kwiyemeza kikavuga kiti tugiye gukora ibi bintu, tugiye kurwanya intambara, nta yindi support, nta bundi bufasha. Ibihugu byose byo muri East Coast mu isi hose byarananiwe, byose bitinya Amerika, byose nta gihugu gishobora guhangara Amerika, ariko Iran niyo cyo gihugu cyihagazeho. Iki gihugu gikwiye kubahwa. Ubundi ntago bijya bibaho ko Amerika ushobora kuyivuguruza, even n'umuperezida ngira ngo mujye mubibona nanga muri Afurika biba ngombwa. Ni nabyo his excellence perezida wacu Paul Kagame ajya akunda kuvuga ati abanyafurika dufite buri kimwe cyose ariko dukwiye kwigira. We ntatinya no gukatira abazungu akababwiza ukuri, akababwira ati ibi byose turimo no kuba duhora turi mu mateka nk'aya ngaya nuko abatubanjirije bahoze ari babandi bavuga ngo ndizera icyo umuzungu avuga cyangwa se ndakora ibi ngibi, dukahora turi mu kwahangira ngo muzi ibyabaye hirya no hino muri Libya, muzi ibyabaye kuri Gaddafi, Muammar Gaddafi nta kintu atari yarakoreye abanyafurika, cyari igihugu cyari gikomeye cyane. Ngira ngo muzi ibyo na Sarkozy uko byagenze. Murabizi mu Bufaransa ubwo Sarkozy yari arimo kugerageza kwiyamamaza, Muammar Gaddafi n'umwe mu bantu bamuhaye amamiliyoni menshi cyane y'amayero yo kugira ngo abashe kuba yakora campaign ayikore neza yiyamamaza, ariko bose baje kuba bavuga bati uyu muntu ari kuzana ubwenge bwinshi cyangwa se arimo kugerageza kuba yagerageza kugaragaza ikintu gikomeye cyane, araza kugumura abaperezida n'abaturage bo muri Afurika bose, tube twabura amajyo, tube twabura aho tujya, kubera yuko aba bazungu cyangwa se aba banyamahanga batagetinga ahantu hari benefit, batagetinga ahantu hari ikintu gikomeye cyane bashobora kuba babasha kuba bajyana iwabo. Muzi muri Kongo uranium ikomezite mu mabateri barimo kugerageza gukora. Amerika ifite ubushobozi bwinshi cyane, murabizi ko ihangayikishijwe cyane cyane n'impundura yo kuzamura no gukora tekinoloji n'ikoranabuhanga rya batiri. Ni ibintu tuzagarukaho, aho barimo kugerageza kuba bareba ubutare bwa uranium bwinshi cyane buri muri Kongo, bagerageza kubuzana
ni mu gihe Elon Musk ubwo yiyamamazaga campaign bari bayipanze we na Donald J Trump babikoze, ariko bakaba bavuga bati umushinwa aratubangamiye ndetse reka tugerageze uriya muhora wa Hormuz kubera ko peteroli nyinshi yerekeza buriya mu Bushinwa, imigomero myinshi cyane cyangwa se ingomero nyinshi cyane niho zerekeza. Bakavuga bati reka turwanye ikintu cyose, murabizi no muri aka karere kacu na hirya no hino baravuga bati reka tugerageze turwane turebe yuko twakuraho ibyo bintu, twakuraho uburyo bwo ikintu cyose gishobora guhereza imbaraga Amerika cyangwa se gishobora guhereza imbaraga Ubushinwa ndetse na Iran, ibihugu byose duhanganye nabyo, turebe yuko ari twe twaguma duselinga izi batiri tunakora imodoka zihambaye cyane nka Tesla, muraziza Ford n'ibiki byose. Aka kanya bari muri kampeni yo kugira ngo za modoka ziri manuel n'ibindi bintu byose bifite tekinoloji ifite ihuriye na uranium barebe ukuntu babyerimina ari bo basigara ku isoko mpuzamahanga bayoboye. So ni muri urwo rwego rero Trump adashobora kuba yakemera imishyikirano no kwiyemeza no kumvikana n'aba bavandimwe bo mu bihugu by'Abarabu, ariko Israel yo iracyakomeje intambara nayo, ariko byose biri mu kwaha. Israel bifatanyije na Amerika, gusa Iran yo iyi kampeni yatangije ikitaramenyekana, icyo tutaramenya nyuma y'aya masomo haraza gukurikiraho iki. Baraza guhereza abaturage bose intwaro kugira ngo babashe kwirwanaho? Ibi ngibi nibyo bintu duhanze amaso kugira ngo turebe yuko aho birimo, turebe yuko hari icyo byaza kuba byagaragaza cyangwa se byaza kuba byatanga. Ni mu gihe kampeni yo bavuga yuko bayikomeje kandi bagiye gukomeza kwigisha isomo, ari isomo rigiye kuzajya ribaho nk'uko ujya kuri televiziyo ugafungura amakuru, ukareba amakuru, ukareba imyidagaduro, ukareba amapibulisite atambuka, ni nako iri somo ryo kwigisha gukoresha iyi mbunda ya AK47 rigiye gukomeza gutangwa. Bakeneye ko buri muturage wese aba afite ubumenyi ku bintwaro, ku biki byose, ku bitwaro bya kirimbuzi. Ibyo byose ntiwamenya ikintu barimo kwitegura. Ni mu gihe isi yose ikomeza kuvuga ati ibi bintu ntabwo bikwiriye rwose, icyo dukeneye ni amahoro. So guys, twebwe twabicagamo kugira ngo turebe, ariko tunakenera no kuba twabimenya kugira ngo turebe hirya no hino uko biba bimeze. Ikiganiro nk'iki ngiki nakagaruka, kora subscribe kugira ngo dukomeze kubana muri video ikurikira. Ciao ciao.